Philadelphia Imana iratsinda. Turabashuje dushima Imana kubw'uyu munsi mwiza tugiye gutangira gahunda. Imana ituhaye umunsi mwiza, turanezerewe imbere y'Imana. Uyu munsi ni umunsi mwiza w'itorero Pentekote, twibuka umunsi intumwa zahawe imbaraga z'umwuka wera. Kw'ibyo mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Imana yera, turanezerewe kubw'imbaraga n'ubutwari bwawe. Urakoze kuko watuhaye agakiza, urakoze kuko watugejeje uyu munsi. Tugiye kuganira kubw'ijambo, turarisengeye uryezo ritunganye, dusengeye imitima bagiye kutumva. Mana w'Yezu utunganye nazo, tuhabwe imbaraga zawe ku natwe kubw'uyu munsi mwiza, mu izina rya Yesu. Satani atsinzwe, abadayimoni batsinzwe, reka Mwuka wera tuyobore kandi atugirire neza. Tubisabye twize mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ni Pasteur Serugendo Dismas uturuka mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Munsi mwiza wa Pentecote, twibuka magambo y'Imana bene data iza mu buryo bubiri. Mana isezeranya abantu, ya kabiri Mana igakora iki? Igasohoza ijambo yavuze. Mana ikore kuva na kera, Mana yagiye akoresha abahanuzi. Kubera iki? Imana yacu ni uwera, mu butatu butagatifu dufite Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka wera. Mana yagiye ikoresha kera Yesu ataraza, ikoresha abahanuzi. Abahanuzi bajyaga bakahabwa message y'Imana, Mana ikabatuma ku Bisirayeli, Mana ikabatuma ku mwami. Umuhanuzi nawe akahaguruka akagenda akamenyesha ubwoko bw'Uwiteka. Twavuze ko Imana iza mu buryo bw'isezerano ku bantu bayo. Reka tubanze tusome ijambo ry'Imana tuze gusobanura neza. Turasoma igitabo cya Yoeli, muhanuzi Yoeli, igice cya 3 murongo wa mbere kugeza kwa 2. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Abakambwe banyu bazarota. N'abasore banyu bazerekwa. Ndetse n'abagaragu banyu n'abaja banyu nzabasukira k'uwo mwuka wanje mw'iyo minsi. Ubona ko ni ijambo Mana yatumye Yoeli, muhanuzi Yoeli, agenda abwira Abisirayeli. Kuko umwuka wera ni w'ingenzi ku buzima bwacu. Uyu mwuka wera atuyobora nawe mu nzira yo gukiranuka. Mwuka wera twemeza ibyaha. Ntabwo twakorera Imana mu bwenge bwacu. Itorero Pentecote cyangwa se abantu bose bagendaga bakoreraga Imana kera bayoborwaga n'umwuka, kuko bari bataramusobanukiwe. Mbere ko Imana gukoresha amahanga runaka, mbere ko Imana gushinga cyangwa itorero ry'Imana kubaho, Mana isuka mwuka wayo wera. Haleluya. Abanza kuhabwa imbaraga z'umwuka, hanyuma impano Imana ikamanuka ku bantu mu buryo Imana igambiriye. Icyo gihe Imana yabonaga Abisirayeli gute?
irabona ko aba bantu bisabamo kugendana nabo neza, nabo gukora murimo wanje neza, bisabamo Mwuka wanje wera abanze kuba muri bo. Kandi iravuga ko hanyuma y'ibyo nzasuka Mwuka wanje ku bantu bose. Mana ndagwirobanura ku butoni, nzasuka Umwuka wanje ku bantu bose. Yoweri yagenda kumenyesha Abisirayeli. Hari impamvu Imana isuka Mwuka wayo ku bantu, nuko tubashe kwikorera mirimo yo gukiranuka, nuko tubashe kubaha amategeko y'Imana, nuko tubasha kugenda nguko Imana ishaka. Bene data, muko gusuka Mwuka wanje ku bantu bose, navuze ko abanza Umwuka w'Imana. Kera twajyaga tubatizwa kututegura buryo bwo kuhabwa mbaraga z'Umwuka wera, buryo bwo kwiyeza mbere yo mubatizo. Witunganyije ukatura ibyaha byawe neza, winjiraga mu mazi ukumva mbaraga. Rimwe na rimwe abantu basimbukaga mu mazi buzuye imbaraga z'Umwuka wera. Rimwe na rimwe umuntu yavaga mu mazi agatangira kuvuga indimi insha. Abanza kusukwa imbaraga z'Umwuka wera w'Imana ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazakora iki? Bazahanura. Uzarebe mu matoro Pentekote, kera tugishaka tusenga tushaka mbaraga z'Umwuka, wasangaga abahungu n'abakobwa bakuzura Umwuka wera. Bakora iki? Batangira kuvuga indimi. Abahanura barahanura kuko mbaraga z'Umwuka zimaze kubajyamo. Mana kubabo bahungu n'abakobwa, Mana yatangiraga uwo Mwuka batangiraga kuhanura kuko bahawe imbaraga z'Umwuka wera. Abakobwa banyu bazarota, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Izo mbaraga z'Umwuka zimaze kwinjira ku bantu, impano nazo zirakurikira. Abasore n'abakambwe bagiraga impano yo kurota. Uzarebe kera mundu w'umusaza na n'ubu afite iyo mpano yo kurota. Ntago harota bintu by'amafuti ati inka narose pusi. Oya, barota ibintu bikomeye, ibizaba, ibyerekeye umurimo w'Imana. Kubw'iki? Bafite izo mbaraga z'Umwuka. Mana kasuka n'imbaraga zo impano yo kurota muri bo. Mana irongera irabwira Abisirayeli ndetse na abagaragu banyu n'abaja banyu bazasukura iki? Bazasukira k'uwo Mwuka wanje muri iyo minsi. Ntabwo irobanura ku butoni, ni ku bantu bose. Yabivuze ku bantu bose, ndetse n'abagaragu banyu n'abaja banyu nzabasukira ku Mwuka wanje muri iyo minsi. Mbese yari isezerano, ntabwo ari ibintu bipfa kuza gusa. Mana yabanje gutuma Yoheri ku Bisirayeli yuko mu bihe biri imbere nzasuka Mwuka wanje ku bantu bose. Abahungu n'abakobwa bazahanura, abakambwe n'abasore bazarota, kandi abaja banyu n'abagaragu banyu nabo nzabasukira k'uwo Mwuka wanje mw'ibyo bihe. Haleluya! Imbaraga z'Imana, Umwuka w'Imana ku itorero ryayo kikristo no kuzura Umwuka wera. Ubona iyi minsi twebwe twasuzuguye imbaraga z'Umwuka, ariko Umwuka wera tufitiye umumaro. Mundu ufite Umwuka wera aho arakiranukira Imana, kuko Umwuka wera niyo tuyobora mu nzira yo gukiranuka. Umwuka wera atuma tubaha amategeko y'Imana. Umwuka wera aducisha bugufiya. Mundu uyoboye n'Umwuka uramumenya kubw'imbuto ze. Mundu mukobwa wuzuye Umwuka
ntago yambara bintu bitakwiriye, ntago yatukana, aca bugufiya, agendana n'Imana, agira mutima wo gutinya Imana. N'umusore wuzuye umwuka wera, ntago wamwumvamo nguru y'ubusambanyi, aca bugufiya, ayobora abandi. Nimba ari muri korari akera imbuto nziza, aca bugufiya kubw'imbaraga z'umwuka wera. Yaba basaza bayoboye n'umwuka, babona bagira ishaka ku murimo y'Imana, ababyeyi bazuye imbaraga z'Imana nabo bakanguka ku murimo y'Imana, ntago basunikwa, ntago bashirwaho amategeko muri korari. Bagira mwuka wera atuma tugira mirimo myiza, mwuka wera atuma tuhera imbuto, mwuka wera atubyutsa mu gusenga. Ubona iyi minsi tusigaye tuvugaho dusenga nijoro, ibi tusabamo gushira telefone twese kuri reveil. Ariko nizeye ko kera twebwe nta reveil yabagaho. 70 na kangaye, 80 na kangaye, 90 na kangaye, mundu yarapfukamaga agasenga mbere yo kuryama. Mana, ndashaka ko saa 8 uzambyutse mbashe kubyuka gusenga. Mana, saa 9 nizigera mwuka wawe azambyutse nanjye mbashe gusenga. Byukuri bene data, mbabwije ko iyo saa yagiraga top. Ukumva ikintu cyagukanguye, kisha kugukangura mwuka w'Imana mu bitekerezo. Byuka ukumva ijwi, byuka ukumva ikintu cyagukanguye. Ugiye kureba ku isaa, wasanga iyo saa wabwiye Imana niyo Mana yakubyukijemo. Yari imbaraga z'Imana mu butatu butagatifu. Mwuka wera ni Imana mu butatu butagatifu. Mana data yakoze imirimo yo kurema isi n'ijuru n'ibirimo byose, akarema umuntu mu ishusho rye, akora mirimo ye misi 7 yo kurema isi n'ijuru, misi 6 yo kurema isi n'ijuru. Isi ibayo abantu abashiramo mu gihe bacumuye, mu gihe bakoze ibyaha. Mana yakoresheje iki? Umwuka. Imana mu butatu butagatifu twavuze ni Imana eshatu. Mana umwana niwe Yesu Kristo, niwe Mana yatumye akoresha mu buryo bwo kuza kuducungura ku isi. Yesu arabwiriza butumwa bwiza, atoranya ntuma 12. Amaze gukora iyo mirimo niyo yaje kwicwa, arapfa, ariko yasobanuriraga abantu ko ku munsi wa gatatu azazuka. Akabwira abantu ko azasenya itorero munsi wa gatatu azuke. Bandu bakamubona ng'umusazi. Ati itorero Salomo yubatse myaka 120, uyu mwana w'Abayuda akavuga, umwami w'Abayuda akavuga ko azayisenya mu minsi 3 yubake. Ariko kuko nta mwuka bari bafite yo kubasobanurira ibintu, yavugaga kubera iki? Kubw'urupfu rwe, ko azapfa ku munsi wa gatatu Yesu azuke. Yakoze iyo mirimo, na nuko baje kumwica. Ku munsi wa gatatu Yesu arazuka. Amaze kuzuka abonekera intumwa, arababwira mugende mubwire bene data batuhurirehe Galilaya. Bamusanze Galilaya, bose baramubona, barishima, baranezerwa. Arabaganiriza hariya Galilaya, abaha amabwiriza n'amategeko, abasigira ububasha yo kugenda babwiriza butumwa bwiza, guhindura abantu kuba bigishwa. Nyuma y'ibyo arabasezera kuko we aragiye, ariko nuko ngiye simbasiga ng'imfubyi. Yabonye batangiye guceka intege, ariko ndagiye simbasiga ng'imfubyi. Haleluya!
mbaraga z'umwuka wera. Yo uzuye umwuka bikuberera umunezero mu buryo bw'agakiza. Uzuye umwuka wiyumvamo icyubahiro ryo guheka Imana muri wowe. Uzuye umwuka wiyumvamo kuko Imana ivuze nagenda no mu bwami bwo mu ijuru. Uzuye umwuka ugiramo kwizera utareba ku bibazo byawe, kuko ubona ko rugamba si urwanjye ni iby'Imana. Ariko ibibazo tufite iyi minsi, itorero tutashaka gusenga no kwiriza ubusa, tuhabwe izo mbaraga z'umwuka wera. Ati nuko ngiye simbasiga ng'imfubyi, njyewe ndagiye, ariko nzasaba Data, nawe azabamanurira umufasha wita umwuka wera. Uriya mwuka namara kubamanukira, muzaba abagabo bo kumamya. Mumva inshingano z'umwuka wera, ntabwo ari kwirata gusa nuzuye umwuka. Inshingano z'umwuka wera ni uguhamya Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza. Inshingano z'umwuka wera ni ukukora imirimo yo gukiranuka. Inshingano y'umwuka wera muri twe ni ukwera imbuto nziza. Inshingano y'umwuka ni ukuyoborana mu nzira y'ukuri. Inshingano y'umwuka ni ugufatanya amaboko tugazamura umurimo wa Data. Yesu ababwira ayo magambo yose, ubona intumwa zirababaye, intumwa zicitse intege, ariko bagakomezwa n'amagambo Yesu Kristo arimo kubabwira. Ati ubu njyewe ndagiye, namwe mugende Yerusalema. Babona ava hasi azamuka agenda mu gicu. Yesu agenda azamuka, bamutumbira bapfukamye, bamwe bazamura amaboko yabo hejuru. Yesu arazamuka agera mu gicucu. Yesu aragenda, batakimubona, bararira, barataka. Se uracyafita umutima wo gukunda Imana, umutima wo kwizera amasezerano Imana yakubwiye? Mane banza gusohoza gukora iki? Kusezeranya abantu. Ariko kimenyetso cya kabiri, Imana iza gusohoza ibyo yavuze. Abantu benshi bararambiwe mu rugendo kubw'amasezerano. Ariko mumve hano ko Imana yabanje gusezeranya Abisirayeli ko azasuka umwuka wayo ku bantu bose. Icyo nakundiye intumwa niki? Nuko bahuje nuko bumviye amagambo Yesu yababwiye. Ati kuko hari umwami yatubwiye, yadusezeranyije no gusohoza, izabisohoza. Ariko twebwe turasuzugura. Abantu barimo kugenda misozi baza bashakisha Imana, Imana ikabasezeranya amagambo, ariko ntago bizera ko Imana izasohoreza ibyo yababwiye. Abanyamasezerano benshi bavuye mu bushake bw'Imana, bararambirwa ati Imana itasohoza amasezerano. Ariko uyu munsi twaje tukubwiye mwene data, wongere ugarukire amasezerano Imana yagusezeranyije, ubwizeye, ukiranukira Imana, uhagarare ku rufatiro, wuzure umwuka, usenge, kuko ibyo yavuze no gusohoza azayisohoza. Reka tumvere iri jambo. Byakozwe n'intumwa, gice cya 2, murongo wa 1 kugeza ku wa 3, kwa 4. Niki Imana niki ijambo ritubwira hano? Uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Ari buryo bamaze kumva ijambo Yesu yababwiye, hari buryo. Katubanze dusome. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze ng'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu barimo. Ikwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi
zigabanyiza n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese w'umuriro. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi. Nguko umwuka yabahaye kuzivuga. Uyu ni umunsi wa Pentekote, bigaragaza uburyo uwo mwuka wabamanukiye. Nimba twita Pentekote, niwo munsi intumwa zuzuye imbaraga z'umwuka wera. Abamo umunsi wo guhabwa isezerano, abamo n'umunsi wo gusohoza. Abamo igihe amasezerano idatinda Imana ikayisohoza. Abamo n'igihe ishobora gutinda bikurikije igihe cy'Imana nabyo, atari igihe cy'abantu. Ariko ihererezo nuko byatinda Imana isohoza. Intumwa, navuze ko icyo nakundi itorero ry'intumwa muri icyo gihe, barumviraga Imana, bacaga bugufiya, barakundanaga, bafatanyaga amaboko, bakamenya uwabamagaye. Barahaguruka bajya Yerusalemu, binjira mu cyumba, batangira gusenga Imana. Utuzuza umwuka wawe wera, utuzuza umwuka wawe wera. Twebwe twahageze Mana, usohoza isezerano ryawe. Hariyo n'abantu bavuga gusa amasezerano, ariko baraguye, bariyanduje, batagisenga, ariko bagenda bacira abahanura urubanza. Baratuhanuriye bingahe, n'ibyahise byasohoye. Muhanuzi akoreshwa ng'igikoresho k'Imana, ni intumwa y'Imana. Imana imuha butumwa, ikamutuma, genda ubwira ubwoko bwanjye, nawe akabageza ubwo butumwa. Igisigaye hariya ni ukukiranuka kwawe. Igihe cy'Imana nikigera, Imana nayo niyo isohoza. Bwana Yesu asifiwe. Uyumvemo ko ari kindu Imana igushakaho, umukozi w'Imana. Ari kindu Imana igushakaho, umunyamasezerano. Ari kindu Imana igushakaho, mukristo mwene data. Kwezwa no gushaka imbaraga z'Imana, ukasengera amasezerano Imana yakubwiye, ukahagarara ku munara w'Imana urindire. Atari kuba mukristo wo kujarajara, kuzerera, mukristo wo munyamagambo, mukristo utakunda bagenzi be, mukristo wuzuye ishari, cyangwa mukozi w'Imana w'umunyabinyoma uyobya abantu. Oya, Mwuka Wera ni Imana nzima mu itorero ryayo. Mwuka Wera ni Imana nzima ku buzima bwawe. Uyu mwuka atufitiye mumaro mwinshi navuze. Intumwa ziragenda, barinjira mu cyumba. Iyi minsi tusigaye dutangaza amasengesho, ugasanga abantu bamwe gice kinini niko kitaboneka. Abantu basigaye batinya amasengesho. Ariko gushaka Imana mu nzira yo gusenga no gukiranuka, tuhabwamo bisubizo by'ibibazo byinshi. Tuzuramo imbaraga z'umwuka. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje iki? Umutima. Amagambo atatu bidusaba ibe mu itorero. Abantu barimo gushinga amagrupe, grupe. Ntabwo ari akavuyo. Grupe bidusaba aya magambo atatu. Magrupe bisaba kwezwa. Magrupe bisabamo gukora iki? Bose, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe. Bitusabamo abantu bose basenga, byumba by'amasengesho, ayo magrupe. Imisi nimo kumva amagrupe kavuyo, amagrupe bingiza ibya itorero, abuzuyemwe abarozizuyemwe abanyamashari. Oya, aho hari umwuka ibyo byose nago bikwiriye kubaho. Bose bari hamwe mu mwuka umwe,
bahuje ikintu kitwa iki? Umutima. Izi mbuto eshatu zitusaba kuba mu itorero, mu bantu bashaka Imana, mwaba muri kuva ku bantu babiri no kuzamuka. Bitusabamo kuba mu muka bari hamwe, kuba hamwe mu muka umwe, duhuje ikintu kitwa iki? Umutima. Bene data, intumwa zirasenga musi wo kwa mbere, musi wa kabiri, musi wa gatatu. Turashaka imbaraga z'Imana, turashaka dusoreza amasezerano turashaka wigaragaze, turashaka ukora imirimo n'ibitangaza hagati yacu. Mana irimo kumva amasengesho yabera. Mana irumva. Hatari ibintu bamwe abantu batafite umuka, abantu bagabanukiwe, ndimo kumva bavuga ko by'Imana biratinda. Ukajya mu bapfumu bazakwica, bapfumu batwara mahirwe y'umuntu yose arifite bakakuzuza umuvumo. Iby'abapfumu nibwigiye gitoya, iby'abapfumu ntago bitinda, iby'abapfumu ntago byigeza mu ndu kuyererezo ryiza. Inzira y'abapfumu ntago izatuma tubona ubugingo, inzira y'imyuka mibi izaturimbura. Ariko uyu mwuka wera atwereka nzira yo gukiranuka. Mwuka wera nutwemeza ibyaha, mwuka wera nutuma twihana ibyaha, mwuka wera nutuma atubyutsa no ku murimo y'Imana, mwuka wera nutuha bubyutse, mwuka wera nutuhuza n'Imana, mwuka wera nutwigisha gusenga. Abantu barimo gusengerana nabi, bagasengera ati kanaka yangiriye nabi, Mana umwice. Ariko mubona ko Mana yabaye mumyi yuko twategeka Imana tuyibwire ibyo dushaka? Oya, Mana irakiranuka. Ni ushaka kuhabwa by'Imana ugomba gukiranuka. Nimba ushaka ko Imana ikubabarire, nawe ugomba kubabarira abandi. Nimba ushaka ko uzabona ubugingo, ugomba kugenda wubaha amategeko y'Imana, ukitandukanya n'abandi. Abakristo benshi mu myaka 10 ishize, 20 ishize, twabanye nabo mu rusengero buzura imbaraga z'umwuka, bahanura, barondora, bakora iki? Barota, inzozi zikagenda neza, tukahabwa cyerekezo cy'umurimo w'Imana. Ariko bo bamaze kugwa. Benshi babaye abasambanyi, benshi babaye abasinzi, benshi niyo bagenda bagusha abandi mu bibiye. Ariko Imana irabashaka. Iyi Pentecote mugarukira Imana, iyi Pentecote mushake tena kuzura imbaraga z'umwuka wera. Iyo mundu wuzuye umwuka agira umunezero, mundu wuzuye umwuka agira ishaka ry'umurimo wa Data, mundu wuzura umwuka yubaha amategeko y'Imana, mundu wuzura umwuka ntago yikura ku murimo y'Imana. Bantu benshi bavuye mu bushake bw'Imana kandi bakagenda basebya abahanuzi ati barabahanuriye, ariko ibyo bavuze ntago byabayeho. Nababwiye ibintu by'Imana biza mu buhanuzi. Tinya buhanuzi, ubaha ijambo ry'ubuhanuzi, umenye ko si umuntu. Nimba umaze kuba ufite ikimenyetso yuko ari Imana yavuganye nawe, ugomba kubyizera ko Imana izasohoza. Bari mu muka, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje iki? Imitima. Iki nizo mbuto zigomba kuba mu itorero mu bantu basenga. Ndukabe mu Kristo wanga bene so, ndukabe mu Kristo wumvira ishari bagenzi bawe. Ibyo ntago bizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Nuko umuriri ubatungurwa uvuye mu ijuru, umeze muyaga uhuha cyane. Basenga abantu babandi, bumva geze hagati mu masengesho. Abananiwe bagiye, abarambiwe batashe. Iby'Imana ndago biribwa n'abanyandegenge, iby'Imana biribwa n'abantu bakoze iki? Bayihanganye, bahagaze ku munara nguko bikwiriye, baza gutungurwa n'umuriro waje ngumuyaga. Bantu barahinduka, bantu bawuruzura imbaraga z'umwuka wera. Buri muntu areba mugenzi we abona kimenyetso cy'umuriro, ingingi y'umuriro iri ku mutwe we. Abo bantu b'Imana baranezerwa.
sinzi nimba ushaka kwibuka munsi wa mbere wuzuye imbaraga z'umwuka wera, wumva ko atari ubwenge bwawe, atari imbaraga zawe, wumva ko ari izindi mbaraga zikumanukiye, wumva ku mutima wawe byishimo n'umunezero, wiyumvamo gukunda Imana, wiyumvamo yindi mbaraga, nuko inkwe yaza wayishanyaguzwa. Tuzuraga umwuka turabasore, ukava hasi ukasimbuka hejuru, ukumva ko ari ibindi bimbaraga byo ushobora no gusenya igikuta, hakabamo n'umunezero w'Imana k'uwo mwanya. Bari mu cyumba basenga, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Murongo ukurikirayo haboneka indimi zigabanyije ziza ng'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri icyo cyumba, bose buzuzwa uwo mwuka wera, batangira kuvuga indimi nguko umwuka yabahaye kuzivuga. Ntago bacecetse. Bugiye mundu ayuzuye umwuka wera, bene data, ntago aceceka, hatangira kuvuga indimi, pere vesere detore. Habari hanze bumvise urwo rusaku batungurwa nabyo. Mu murwa wa Yerusalemu yagenze gute aba bantu banyoye inzoga? Ariko ntago byari kunywa inzoga, kuko mu mategeko icyo gihe ntago bemeraga umuntu gucuruza inzoga, nta kabare yafungurwa. Ariko yari imbaraga z'Imana zamanutse muri bo. Igihe umuntu yuzuye umwuka wera abamo kuhinduka, abamo ikintu gihinduka, mane kurema ngigiremo agisha. Uba wavutse bwa kabiri, uba winjiweho n'Imana nzima mu butatu butagatifu itu imbaraga z'umwuka wera. Sasa iyi minsi ubona twarasinziriye, twaracitse indege, mwuka wera namanuka, abantu barahinduka, mwuka wera namanuka, impano z'Imana zimanuka ku bantu, abasengera abarwayi bagasengera abarwayi, abahanura bakahanura, abarota bakarota. Niyo mpamvu bene data, itorero ry'Imana twisuzume mu iyi minsi. Buryo aho uhagaze, se uhagaze gute? Uraca uruzura umwuka wera? Impano y'Imana iracyakora ku buzima bwawe? Uracyatinya icyaha? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Uyu munsi ni Pentekote, uyu munsi no kwigaruza tena mu maboko y'Imana. Dushaka imbaraga z'Imana. Yemwe bantu mwasubiye nyuma, yemwe bantu muzuraga umwuka wera. Bibiliya iratubwira ko Yesu nagaruka, kuko yaragiye kututegurira, kandi ibimenyetso turimo kubibona. Kandi azaza ntago azatinda, nuko abaririmbi baririmbaga, azaza ntago azatinda, kandi nagaruka ntago azakandagiza birenge mu iki kirere. Yesu azaza ahagarare mu kirere, impanda ivuge. Abari mu mwuka, Bibiliya iravuga ko abari mu mwuka, abapfiriye mu mwuka, nuko bizabanza, abapfiriye mu mwuka bazazuka. Hari izindi mbaraga zizamanuka ku marimbi zizura abakristo bapfiriye mu mwami, bari mu mwuka bazazuka. Tubarebesha amaso yacu y'umubiri, nimba indi impanda ya kabiri izavuga, twese hamwe natwe abasanganiwe bari maso, twese tuzahabwa mbaraga zidukura hasi zituzamura tumusangira Yesu Kristo mu kirere, hanyuma tugena nawe mu bwami bwo mu ijuru. Abazumva ijwi ry'Imana n'abapfiriye mu mwami buzuye umwuka, n'abazasangwa bari maso bafite imbaraga z'umwuka, nibo nabo bazabasha kumvira iyo ijwi ibakuye mu butaka ibazamure mu bwami bwo mu ijuru. Se uhagaze gute? Nanjye mpagaze gute? Ibintu by'umwuka abantu basige babifobya, babisuzugura. Hari n'abandi buzura umwuka batakifite ubwenge, ariko kuzura umwuka ni Imana nzima,
nta muntu uba afite imana ajye gusambana, nta muntu uba ufite imana yishe, nta muntu uba ufite imana akora ibikorwa byiza. Ni ukuvuga iki? Nta mwuka wera tugiba dufite. Tugiye gusenga imana igufashe wongere teno ushaka imbaraga n'amavuta yo kuzura umwuka wera. Kandi mu gihe uzaba ufite umwuka wera uzagenda nk'umunyabwenge, uzakora murimo wa data neza, uzakunda bene so, uzababarira bakugirira nabi, uzakomeza gukora neza murimo w'Imana. Dore ubugugu bwabaye, urwango rubaye ku bantu, yo amashari baye ku bantu, nuko tutakiyoborwa n'umwuka wera. Turagushimye Yesu Kristo mwana w'Imana, wakoze mirimo ikomeye kudupfirira ku musaraba. Nyuma yo kudupfirira ku musaraba wasigiye intumwa isezerano yuko utazabasiga ng'imfubyi, ugiye kwa data ariko uzabasabira umufasha. Data nawe azabaha umufasha, niwe mwuka wera. Kandi umwuka wera namara kubamanukira bazaba abagabo bo guhamya. Udufashe wezi itorero Pentekote mu imisi. Tusigaye tufite izina rya Pentekote, ariko mitima yo kuba ba Pentekote ntabwo ikigaragara muri mbuto ya Pentekote, ntabwo ikigaragara mu mbuto ya Pentekote. N'abantu buzuye umwuka wera, n'abantu bayoborwa n'umwuka, n'abantu bagishishwa bugufi ya n'umwuka wawe. Niyo mpamvu weza abantu bavuye mu bushaki bwawe, abantu bahanuraga, abantu bavugaga indimi, abantu buzuraga umwuka. Iyi minsi Satani yarabakamuye. Mano bezo batunganye, ugarura abantu ku rufatiro rwawe. Itorero rikure mu ndegenge, itorero rikure mu bitotsi, nabo buzuza imbaraga z'umwuka wera. Satani atsinzwe, abadayimoni batsinzwe. Komeza itorero ryawe uryuzuza umwuka, kandi uriye kuba maso kugeza uzaza kujyana itorero. Turagushimiye kubwira ijambo, reka rifashe buri muntu wese, rimukangure, rimubyutse, abarwaye, abacitwe intege, abatakaje impano, wongere ubagarure tena impano, kuko impano yawe n'ubutunzi kuri twe. Niyo mpamvu turagushimiye kandi turavuga Mana ushimwe kutugeza ku uyu munsi, utugire neza tuzura umwuka wera. Aya magambo ibane n'abantu bawe kandi washoboje, kuko ari we Mana nzima. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibagirire neza, Mana ibuzuza umwuka wayo, Mana ibagarure tena ku rufatiro rwayo. Yari Pasteur Serugendo Dismas, uturuka mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Murakoze, Imana ibayobore. Kandi seka tubahe nimero zacu za telefone, nimba aricyo watubaza, nimba aricyo watuhugura, cyangwa se natwe tukakuhugura. Reka ni 0782439754. Murakoze, mugire Pentecote nziza hamwe na Kristo, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.